wenda mwebwe ntimujya mu macaci hano hanze n'ahandi hatandukanye, ariko mu macaci hano hanze umushumba arifata akakwirukana kubera ko waririmbye umutwara abafana, waramije Imana, abantu baragukunda, akifata akakwirukana. Muranyumvise? Muranyumva? Kandi yaravuze ngo abandi bashumba bakorera ibihembo, ariko ngewe ndagirira ubuntu. Ejo nabitekereje numva ngiye gupfa. Mbabwira ukuntu nari ngiye gupfa rero, murebe hano. Nari nafashijwe. Ngiye na madamu wanjye duteye mu buryo bubiri butandukanye. Ngiye nkora ibintu vuba kuko mama yambyaye afite imyaka 19. Madamu aratinda. Ni nayo mpamvu hari ibintu twabohoranyeho. Ntabwo tujya dusangira. Ko ngiye njya vuba. Njya duke ariko vuba. Madamu akarya gake, ambwira ati mbwirira imfasha, yafashwa yagiramo hagati akarira. Iyo mikino rero nk'uwakuriye kwa Munyankindi murabizi bwa buhamya nabaye. Ntabwo ngewe nyikina, njya vuba. Uriho muranyumva? Murebe namwe kuturagendo rukomeza aho intama yabinyura. Iyo uzamuka umusozi arakuramira. Iyo ugeze hari ibyiringiro bikeya aguha imbaraga z'ibyiringiro. Iyo ugeze mu nzara agukenuza umutsima. Iyo ugeze mu ntambara arakurwanirira. Iyo ugeze mu mitego aguhindukira itabaza. Iyo hari umwijima, icyubahiro cyo nakigezeho ndapfa ndahwera. Mwari muzi ko umuntu mu bukwe ashobora kumutambutsa bakamwicaza imbere umurusha amashuri, ariko kubera ko nta cyubahiro ugasigara inyuma. Icyubahiro giteye ubwoba. Icyubahiro kiruta amashuri. Icyubahiro kiruta kavukire. Icyubahiro kiruta uburanga. Ushobora kuba ufite mu nda zero na hips muzi cyari cyo umwuka basobanurire. Ufite na hips mu nda zero, uhagarara kabisa wambaye misozi myiza s'il play high heels, ugira utya, oh halolo, ugenda abantu bakavuga ngo haroro, ariko kubera ko nta cyubahiro ukagera ahantu bakakwakira nka rojorojo. Umuntu wihamagaye muzamubwirwa n'icyarananirwa. Umurimo w'Imana ugira ibintu bibiri, ugira abafana n'abanzi biyenza. Bwira mwene so ngo barahari biyenza. Ntago munyumvise. Muzi impamvu tugira abanzi biyenza ngo nabahabya. Ndabona barokore batanyumvise. Muriho muranyumva? Muzabibwirwa n'ikiraro ku muntu wihamagaye. Umuntu wihamagaye muriho muranyumva? Zaburi nshya. Waba uteganya urugendo imahanga cyangwa se ahubwo witegura gusura u Rwanda? Igisubizo ni kimwe rukumbi. Main Tours and Travels Limited. Dukata amatike y'indege ya hariho hose, tukanatanga ubwishingizi bw'ingendo, travel insurance. Waba wifuza gukodesha imodoka yaba y'iminsi mike cyangwa myinshi, ubwoko ubwo ari bwo bwose turayikubonera ku giciro cyiza. Si ibyo gusa kandi kuko tunagufasha kubona apartment ihebuje iberanye nawe. Dusanga aho dukorera kuri Sainte Famille cyangwa uduhamagare kuri 0788 303 769 cyangwa 0783 982 wanatwandikira kuri maintoursltd@gmail.com. Sanga andi makuru ku rubuga maintoursltd.com. Main Tours and Travels Limited. Make the right move. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kubo tutaziranye nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo w'inyarugenge muri ADPR. Ndashimira Yesu ko amaye uburyo bwiza bwo kuboneka muri uyu mwanya. Imana yacu irakoze. Kubera rero umwanya muto yadufite, ndashaka dukore nk'impaya amaguru. Ndavuga vuba birasaba kunkurikira cyane kubera ko ngiye gutangira. Ndavuga ingingo nkeya ubundi dusoze. Tuze kubona umwanya wo gusenga. Dusome muri Yohana, ubutumwa bwizwa bwanditswe na Yohana. Murebe mu bice byaho 10. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, bice byaho 10. Muharebe mwitonze. Yohana ubutumwa bwiza ni muri 12. Turasoma umurongo umwe, umurongo wa 26 wonyine. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 12:26. Naho wonyine nsoma. Twasoma dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo umuntu nankorera ankurikire,
kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho hazaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Tuvuge ngo amen. Ndashaka tubisubiremo ayo magambo tuyafate, kuko niyo tuzasoma muri iyi minsi yose. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye niho hazaba. Umuntu nankorera data azamuha iki? Icyubahiro. Muri aya magambo dusomye harimo ibintu bitatu nshaka kuzagarukaho mu buryo bwagutse. Ikintu cya mbere kirimo ni icyifuzo Yesu yahaye iteraniro rinini, ariko ryarimo abanyamahanga benshi. Abagira iki? Ntabwo harimo abayuda benshi uretse abigishwa, ariko ryari iteraniro ririmo abanyamahanga batazi ikintu na kimwe kuri Yesu, bari bahuruye kubera ko bari bamenye amakuru y'ibitangaza n'imirimo Imana imukorera. Agiye kubaganiriza asa n'uhereye hejuru mu kirere cyo hejuru kugira ngo abamenyeshe iby'ingenzi. Muzi ikintu nakunze muri aya magambo? Yesu azi gukoresha igihe neza. Ntavuga ijambo na rimwe ngo rigwe hasi. Iyo agiye gukora ikintu, akora ikintu umuntu yari akwiriye. Ntabwo akora ibintu byose muri rusange. Imana ihabwa icyubahiro. Iki ntakimukundiye kandi tuzakimwigireho. Urumva aba banyamahanga yari guhera kubanza kubasobanura uwo ari we, akababwira uko yaje, akababwira n'impamvu imugenza. Ariko iyo usomye Bibiliya asa n'utarutse ibintu byinshi. Abarebera mu iteraniro ritaraho, abareba barahindukiye bari mu buzima bwo kumukorera, bituma rero abaganiriza aya magambo. Arababwira ngo hari ikintu mugomba kuzirikana. Aravuga ngo umuntu nankorera ankurikire. Muriho muranyumva? Iryo ni ijambo rya mbere yababwiye. Kandi naryigiyemo ibintu byinshi, ndavuga umwanya mutoya. Mu bintu numvise neza Yesu ashimwe, ni nk'uko bavuga ngo umunyarwanda wese agomba kugira indangamuntu. Kuba uri umunyarwanda ntibisobanuye ko utagomba kugira indangamuntu. Ni ukuvuga mu yandi magambo, ubaye umunyarwanda ariko utagira indangamuntu, hari serivisi utemerewe. Muranyumvise? Sinababwiye ko nshaka kwihuta. Ni ukuvuga ubaye umunyarwanda ariko ntugire indangamuntu, hari serivisi utemerewe. Muri iki gihugu cy'u Rwanda ntiwabona pasiporo, ntushobora ugira muri sisiteme y'abanyarwanda baba batagufite. Mu yandi magambo waba ubyiyitirira, ariko muri sisiteme cyangwa mu mikorere ibarura abantu bakagushaka bakakubura. Niko rero aravuze ngo umuntu nankorera agomba kuba nankurikira. Kubera icyo azanyemo ikintu cyitwa kumukurikira. Nimusoma Bibiliya, Yesu ashimwe, mu bice 10 yari yavuze ko ari umwungeri. Kandi ntabwo ari umwungeri ugenda inyuma intama, ahubwo azijya imbere. Bibiliya ikavuga ngo nazo zikamukurikira, ngo zumva ijwi rye zikamutandukanya n'abandi bungeri. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Ndumva biri bunshobokere kubivuga nihuse. Yesu ashimwe. Murumva rero yashaka ko bamenya ko gukorera Imana bidahagije, ahubwo bagomba kumukorera bari no mu ntama. Muvuga ngo bari mu ntama. Ndafashijwe Jean Paul. Haleluya! Niyo nasoreza aha ngaho. N'abasaza biwacu nsigaye mbaganiriza nkumva nasoreza aho ngaho. Mundebe hano nari mvuga ibintu bikeya. Niba hari ingorane zibaho, ni ukwihuruza ukaza gukorera Yesu ariko utari mu ntama. Wrong. Ndabashimiye ko mwateguye iyi ntego. Ni intego idafite abafana benshi, ariko umwuka naza bazuzuzwa benshi. Ifite ubuzima bwinshi ariko nta bafana benshi ifite. Muranyumvise? Haleluya. Urumva biravuze ngo umuntu nankorera ntabwo agomba kuba yarihuruje. Icyambere agomba kuba barurirwa mu ntama nshumbye, nzigenda imbere nazo zikankurikira, kandi navuga akamenya ko ari njye uvuze. Imana ihabwa icyubahiro. Kamabwira ibintu 5 byaranze Yesu. Yesu yivuze nk'umushumba. Yaravuze ngo ni njye mwungeri mwiza utaragirira ibihembo. Reka mvuga ikintu gikomeye. Wenda mwebwe ntimujya mu macaci hano hanze n'ahandi hatandukanye, ariko mu macaci hano hanze umushumba arifata akakwirukana kubera ko waririmbye umutwara abafana, waramije Imana, abantu baragukunda, akifata akakwirukana.
muranyumvise? Muranyumva? kandi yaravuze ngo abandi bashumba bakorera ibihembo, ariko ngewe ndagirira ubuntu. Ejo nabitekereje numva ngiye gupfa. Babwira ukuntu nari ngiye gupfa rero, murebe hano. Nari nafashijwe. Ngiye na madamu wanjye duteye mu buryo bubiri butandukanye. Ngiye nkora ibintu vuba kuko mama yambyaye afite imyaka 19. Madamu aratinda. Ni nayo mpamvu hari ibintu twabohoranyeho. Ntabwo tujya dusangira. Ko ngiye njya vuba. Njya duke ariko vuba vuba. Madamu akarya gake, ambwira ati mbwirira imfasha, yafashwa yagiramo hagati akarira. Iyo mikino rero nk'uwakuriye kwa Munyankindi murabizi bwabo hamya nabaye. Ntabwo ngiyewe nyikina, njya vuba vuba. Muriho muranyumva? Murebe namwe kuturagira twembi ngo yabangewe na madamu. None nagize n'umugisha mbyara abakobwa babiri bahabanye. Umwe ni vuba vuba, undi ni umutesi, ikintu cyose kiramuriza. Iyo nabasigaranye nibwo numva agaciro ka madamu. Uti guti umwe yurira ha, undi agakurura amatwi, undi akajya kuri computer, undi akurira hejuru agakurura insinga, nkananirwa asanga nananiwe ndi kwayura, ndi kuvuga ni urakoze kuza, Imana irakoze kukuza. None mwebwe mwumva umushumba turagiye ngo aragirira ubuntu. Murabe ukuntu duteye. Hari inama zibashaka kona, hari izishaka kukugenda gutya, hari izikuru gutya, hari izifite irari, ariko twese hari izisakuza, hari izindira mu mutima, twese turagirira ubuntu. Mushatse mwatahana icyo. Nzavuga Yesu, ndumva ndimo nasenga Imana ngo izaduha ibintu bivuye mu ijuru ako kanya. Muranyumva? Mu ijuru baratetse, Imana yahoze inyongorera irambwira ngo mu ijuru baratetse. Ndimo ndabasengera, ndasengera abaririmbyi, ndasengera umuntu wese uzahagarara hano ngo baduhe ibintu bivuye mu ijuru ako kanya, ko nibyo byadukenura bikatumara ubukene dufite. Imana ihabwe icyubahiro. Nubwo duteye gutya turagirira ubuntu for free. Mbibutse ko nta service y'ubuntu ibaho. Niyo ubuntu urayitegera cyangwa ukayigendera n'amaguru, ariko twebwe yatwegereje service hari hose. Mu kazu k'ibwina arahakorera, muri etage arahakorera, munsi y'intebe ariyo, ku zuba arahari, mu mvura arahakorera. Niwe mushumba uragirira ubuntu. Icya kabiri yavuze, mundebe hano nkibabwire. Haleluya, 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 haleluya. Yaravuze ngo nzijya imbere nazo zikankurikira. Abantu muri hano mwaragiye, ntabwo twazigendaga imbere, uzigenda inyuma. Abaragiye mu mashyamba akomeye kugira ngo ucungane n'impyisi. Iyo ije wiruka mbere yuko inka zirasigara zonyine, ariko we ngo azijya imbere. Muzi icyo bari gukora? Kumenagura imitego ya Satani, gutunganya inzira kugira ngo tugende tudafite ubwoba. Niwe mushumba uzigenda imbere. Haleluya. Mbabwira icyamfashije, yibitsemo ibyangombwa byose byatuma urugendo rukomeza aho intama yabinyura. Iyo uzamuka umusozi arakuramira, iyo ugeze ahari ibyiringiro bikeya aguha imbaraga z'ibyiringiro, iyo ugeze mu nzara agukenuza umutsima, iyo ugeze mu ntambara arakurwanirira, iyo ugeze mu mitego aguhindukira itabaza, iyo hari umwijima. Ndumva ashaka gusoza. Niyo mpamvu avuze ngo danje, kambe mvuze bibiri bindi nzabivuga ejo. Aravuze ngo danje iri no fopa kuza mu murimo w'Imana gutyo wihuruje. Ugomba kuba mu ntama, kandi mu ntama hatangira amabwiriza y'uko umurimo ukwiye gukora uwo ari we. Ni nayo mpamvu umurimo w'Imana nta muntu wagakwiye gutera mbuteyaje. Buri wese afite mu mwanya we adahanganamo n'undi. Ariko ndafashijwe Jean Paul. Haleluya. Mfite umwanya wanjye ntahanganira n'undi, nta competition. Buri wese afite umwanya ahagazemo, kuko ni umushumba utumenyesha icyo dukwiye gukora. Imana ihabwe icyubahiro. Nari mvuze ngo Imana ihabwe icyubahiro. Mu bintu byantunguye, nari ndimo nandika mu gitondo, ndimo nandika ibyangombwa Yesu yibitsemo bituma dukomeza urugendo aho intama yabinyuze hose. Ndabyandika, mbona ndakererwa ku kazi ndekeraho. Nanashaka kwandika ibintu 1000, ariko nzabyandika. Korari muzantumire mufite amasaha 6, nzabaganiriza amasaha 6.
nzababwira ibintu 1000 biri muri Yesu bituma intama uko zaba zimeze zikomeza urugendo. Waba uzamuka biruhanya arakuramira, waba uca mu nzira agukomeza umutima akavuga ngo ihangane imbere hari ibiryo. Waba uca mu bupfakazi abana nawe, waba uca mu bigeragezo arakurwanirira, waba uca mu bihe byo guhaga aragukangura, waba uca mu bihe by'imvura nyinshi kubera umutaka, waba uca ku izuba kubera akayaga. Kandi mbibutse ko atayoboye uyu munsi. Oya, uyu munsi twamumenye abambwe ku musaraba kandi turabishimira Imana. No mu itangiriro yarari hari umukozi w'umuhanga. Hari abasomye Bibiliya ayoboye Abisiraheli yaranejeje cyane ngo nijoro yababeraga inkingi y'umuriro. Muzi icyo bisobanura? Harimo ibintu bibiri mu butayu. Harimo itara ryaka kugira ngo bakomeze urugendo. Niba bavuze ngo nijoro nimukomeze, amatara arimo araka nta kibazo. Donc nukuzana conditions zo kumanywa nkuko bagenda kumanywa. Icya kabiri, mu butayu harakonja cyane ku buryo ubukonje bugera hasi. Nugushyushya ubutayu ku buryo bagendera muri conditions ariko man. Kumanywa akababera inkingi y'umuriro, vandarateri akayaga gatuma ubushyuhe bwo mu butayu butabica bakagenda neza. Niyo mpamvu mundebe hano Yesu ashimwe. Kandi aho bageraga bakeneye ibiryo yababeraga imitsima ivuye mu ijuru. Iyo bageraga ku bitare byumye bitagira amazi yababeraga amazi. Haleluya! Aravuze ngo rero nacyo ngiye gusoreza aho duhita dusenga, ntabwo mbagora. Iyo umuntu akuraga abanyamahana, nubona ukuru ukabona amahana ariyongera uzabisengera Imana. Iyo umuntu akura agabanya kuruhanya. Kera najyaga nica igihe ariko ntacyo nica. Yesu ashimwe. Haleluya! Bindi nzabivuga ejo. Haleluya! Cya gatatu kirimo yavuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Icyubahiro cyo nakigezeho ndapfa ndahwera. Mwari muzi ko umuntu mu bukwe ashobora kumutambutsa bakamwicaza imbere umurusha amashuri ariko kubera ko nta cyubahiro ugasigara inyuma. Icyubahiro giteye ubwoba. Icyubahiro kiruta amashuri. Icyubahiro kiruta kavukire. Icyubahiro kiruta uburanga. Ushobora kuba ufite mu nda zero na hips muzi cyari cyo umwuka basobanurije. Ufite na hips mu nda zeru uhagarara kabisa wambaye misozi myiza s'il te plaît, high heels. Ugira utya. Oh halolo, ugenda abantu bakavuga ngo haroro. Ariko kubera ko nta cyubahiro ukagera ahantu bakakwakira nka rojorojo. Ariko umuntu ufite jimbirijigo n'amatwi abangaraye n'umusatsi w'injwiri n'ibirenge bifite ibimenyetso byo mu cyaro, kubera ko afite icyubahiro bakamujyana imbere. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Haleluya! Kansoze. Yesu ashimwe. Pawulo yandikira Abefeso mu bice 2 murongo wa 10 yaravuze ngo kuko turaba Imana yaremye. Umuntu wiremye uri hano nta uhari. Turaba Imana yagize gute? Wowe waremwe n'Imana. Wowe waremwe n'Imana ndabisubiramo. Imbaraga zose ufite uko uteye kose urakarabo keza k'Imana. Ntago munyumvise. Reka makurira inzira ku murimo. Tugira n'abantu byananiwe kwikwirwamo akireba mfite jimbirijigo satse umeze nk'uwinyonjo dore ukuntu nsa agayahora kurura ibintu dore ukuntu meze ntibanyemera mfite amanasa n'amanyacyaro. Ariko ndashaka kukubwira yuko ntabwo ariko Imana itureba. Urakarabo keza k'Imana. Turaba Imana yaremye. Nafashijwe Jean Paul. Icya kabiri, ituremeye imirimo myiza. Hehe. Mukove, Irunda, muri Baneri, mu batoranijwe, ituremeye imirimo myiza hehe. Muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Nukuvuga hanze ya Kristo Yesu nta mirimo myiza ihaba. Ni non adresse, nugukora non adresse. Imana imfashe mu nyumve. Hepfo akavuga ngo kugira ngo tugire gute tuyigenderemo. Yesu ashimwe. Harimo ibintu bitatu nshaka kubibutsa. Icyambere ndavuga vuba nihuse. Ntabwo twihamagara ahubwo ni Imana itumenyesha icyo yaturemeye. Umuntu utari muri adresse nziza utari muri Kristo Yesu ntamenye icyo yaremewe. Arinda apfa ataramenya icyo yaremewe. Uziko nsoje
kandi umuntu wihamagaye muzamubwirwa n'icyarananirwa. Umurimo w'Imana ugira ibintu bibiri, ugira abafana n'abanzi biyenza. Bwira mwene so ngo barahari biyenza. Ntago munyumvise. Muzi impamvu tugira abanzi biyenza? Nuko iyo dukora umurimo w'Imana cyane cyane ya mirimo yo kumugaragaro, kuririmba, kubwiriza, guhanura, bya bindi ba presse bakomera amashyi bigaragara, abantu babona ubyina ukagira ngo bakwemeye, naho barimo baravuga atarabyina nk'umugore w'ingare azarusenya, bategereje rero ko ruzasenyuka. Abarokore baranyumvise ra mushuko ndukumva ari gukoresha ibintu bituma banyumva, bari kunyumva, ndabona bataranyumva. Ari ukuntu umuntu aramya zamuka bakavuga turana umusore azatera inda ubusore azabugwamo. Bwira mwene so ngo abantu ntibarakwemera. Ushobora kuba wiyemera ariko abantu batarakwemera. Hari ukuntu umuntu yihumisha hana karira akagira ngo twamwemeye. Manandurira mu mpera Imana icubahiro hambaye. Hari utavuga ati ararira nk'umugore ufite ubufene, urugo ruzamunanira. Murumva ko umurimo w'Imana ugira abafana ariko ugira n'abanzi, kandi abo banzi ni itsinda rinini ritagereje ikintu kibi kizakubaho ngo bogeze. Ntago munyumvise. Boneri ubu mufite abafana n'abatoranijwe murabafite, ariko mufite n'abanzi bategereje uruntu ruzaturika ngo bogeze. Kubera iki? Abantu babonye byinshi. Bwira mwene so ngo abantu babonye byinshi. Babonye Samusoni atwaye umusaya w'igufa ry'indogo bavuye kwica Abafilisiti 1000, bongera guhura nawe atagira amaso. Ntabwo rero wadukanga, ntabwo nabahabya. Ndabona abarokore batanyumvise. Muriho muranyumva? Muzabibwirwa n'ikiraro ku muntu wihamagaye. Umuntu wihamagaye, muriho muranyumva, nta byangombwa by'umurimo ahabwa, barakora gusa ni nka mekanike. Mbaho urugero umwuka warayampaye, murasanga umwuka arazi kwigisha. Umwuka wara n'umuscientifique mwiza, atanga ingero ziri imibare, integration n'ibiki byose nibyo nisi. Mwumva ukuntu yambwiye ngo ni nkuko waba uri imodoka ukijyana mu muhanda, nta mushoferi nta na essence, kandi upakiye umutwaro muremure. Abarokore ntibanyumvise. Muriho muranyumva? Abantu bose bihamagaye Kristo Yesu batavuganye bameze nk'imodoka yijyanye mu muhanda. Muriho muranyumva? Nta essence, nta mushoferi, kandi ipakiye umutwaro uremereye, yikoreye toni z'ibirayi. Tuzayisanga ku muhanda yarananiwe kuko nta byangombwa yahabwa. Bwira mwene so ngo arabwenge. Ndashosha. Icya kabiri, ntabwo duhamagarwa na bene wacu. Uro murabyumva? Kuko ntabwo twaje kubaka ikimina. Ntabwo duhamagarwa na bene wacu, ntitwaje twubaka ikimina, nabo ntibazi icyo twaremewe. Ni nayo mpamvu abantu bahamagana bene wabo baranduranya, bateza mbuteyaje. Yarutse kwigisha iwacu Nyarugenge ari muri Anshawa, ndababwirana abantu mupakiye hano mwagiye guteranira ikinyinya. Bamwe mwaje muri abadiyakoni babima imirimo, none mwirirwa mwicayeho, barandebye nabi. Ndababwira nti cyakora Imana yarabamfashije, barafashwa bataha batabyibuka. Ariko icyo nshaka kubabwira, iyo uhamagawe na bene wanyu, ugahamagarwa na mama, ugahamagarwa na papa, Yesu ntimuvugane uri muri we, urananirwa, ubivamo, uzi igihe gito. Uhamagawe na SMS ya perezida, twamenye ko winjiriye umujyi uzi kuririmba, come on. Ugera ahangaho ugasanga nta nubwo tukuzi, ntituguhe n'ibiganza. Warwara ugakira ukizana, ugategereza ukubaza ngo warwaye ryari, ukamubura ukagwa. Ntago ndabona mutanyumvise. Kantanga urundi rugero vuba vuba. Bwira mwene so ngo ni vuba vuba. Nukererwa. Muriho muranyumva? Uhamagawe na ka SMS k'amafaranga, iyo bayagabanyije arapfa. Yankunda kuganiriza abahungu b'inshuti zanjye b'abacuranzi n'abavuga butumwa, iyo waje kuri tike y'amafaranga, iyo bayakwimye urapfa, umurimo urakunanira. Iyo wahamagawe nuko bagukomera amashyi, iyo batayakomye urapfa, uvamo. Iyo wahamagawe nuko hari umuntu wakohereje SMS urapfa. Uriho muranyumva? Kuko abantu ni abanyamibare, none habarokore mu ADPR. Wagira ngo bize statistique, bavangamo complexe, bavangamo mathématique algorithmique, bavangamo.
kugira ngo uzabone umurokore wafashijwe ngo aguhe 5,000 Imana izaba yamunize. Awe bibaho iwacu ngende umwana wa ADPR kuva ku myaka 6 bisaba ko Imana imunike kamugirito urayamuha cyangwa ntuyamuha. Y'abarokore bafashijwe arahumiriza ukagira ngo yafashijwe nahari kwibaza ati Imana na amavuta y'umwuka cyangwa ni bikotoro. Iki ni ikibuga udashobora gupfa gukiniramo, ugomba kuba wariyumviye ijwi riguhamagara rikakubwira ngo nakuremeye iki. Haleluya. Kandi yari Yesu guhamagaye kabikumenyesha, aguha inkunga zose z'umurimo, mu gutendebuka aguha imbaraga, mu bikomere arakuvura, iyo uhuye n'ingorane abana nawe. Haleluya. Kansozi Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Icya gatatu nacyo cya nyuma, hari igihe Satani abamaze kugeramo banumvishe n'ijwi aturiganya, ugasanga ari kutubyaza umusaruro mu by'Imana itaduhamagariye. Reka mbabwire ibintu Imana itaduhamagariye muraza gutungurwa. Harimo amatiku, biramwe nese ngo kurikira vuba vuba kuko ngiye gusoza. Harimo amatiku, harimo gutongana, harimo inzangano, kutemerana, gukora udutsiko mu murimo no guheza abandi, harimo kwiyemera, kudaca bugufi, harimo kunegurana. Ndabibutsa ko mwese twahuye dukuze. Bwira mwene so ngo nahuye nawe dukuze. Cyakabiri mubwire ngo narizanye. Ntabwo twaje rero mu bintu by'amatiku bya rojyorojyo. Ndashoje Jean Paul. Ndashoje. Haleluya. Nsoza rero icyifuzo cyanjye cy'uyu munsi ni iki. Umwuka wera yambwiye ngo zino nyigisho nzazigisha mva kuri yawurute na gorirosi tuzamuka tujya ku mutsima. Tuzagera nko kuwa kangahe dutangiye kurya umutsima. Ndabatumiye muzaza. Utu rero mpereyo ni twa gorirosi na yawurute. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndashaka ko dusengera icyifuzo kimwe cyitwa kuvugururirwa mu murimo. Tuwurimo ariko kubera uburwayi bwinshi bwagiye budufata dukeneye kuvugururirwa muri we. Yesaya 6. Abazi Yesaya ni umwe mu bagabo bahanuye ahinduka umusitari ariko arwaye, arembye, ari indembe igenda. Yahanuye ibintu byera. Niwe mugabo wahanuye ahanurira abantu azi ko baguye. Arababwira ngo umugoro bw'ikirenge hararwaye kugeza mu gitwariro. Nukuvuga muri rubanda rugufi bararwaye kugeza ibwami. Umukristo muto yararwaye kugeza ku mushumba. Ageze mu murongo wa 19 aravuga ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku arabyeze. Hepfo aravuga ngo nimwemera mukumvira muzaryize byo mu gihugu. Ntabwo yahanuye. Murumva afite ibintu byera. Ariko yararembye. Bwira mwene so ngo yararembye. Ndavuga ibintu bitatu bituma abantu barembera mu murimo w'Imana bagakenera kuvugururwa bawurimo. Ikintu cya mbere ni ugutangira gukora utwaha duto kandi mu ijuru ho ntibabifata nk'ari bito kubera kumenyerana n'umurimo. Urumva Jean Paul kubera ko menyereye umurimo w'Imana nkajya nkererwa nta mpamvu. Bambwira bati mwene da uhagere saa 12 saa 3 cyangwa saa 2 mwajya kubona mukabona saa 2 n'igice bagiye kuma mukabona nibwo mpicaye. Utwo nutwaha duto tujyana nuko umuntu amaze kumenyerana n'iki. Umuntu akikereza uko yishakiye tu. Kucyo cyererwa mafite impamvu kandi yari muri TikTok. TikTok murayizi? Ni urubuga nkoranyambaga muri iyi minsi barimo barakora ubushakashatsi. Barimo baravuga ngo ni urubuga ariko rubana n'uburwayi bwo mu mutwe. Urani niyo mpamvu umuntu ukoresha TikTok muzamurebe nawe. Ameze. Yane nayo mpamvu ntarigira muri telefone yanjye. Ugasanga umuntu TikTok yamukereje imufata amasaha 5. Urumva yahimba indirimbo ivuye mu bwami. Ahimba ya downloadinze hano hirya mu matiku yo muri Afrika no munsi y'ubutayu bwa Sahara. Muranyumvise? Utwaha duto twinjirana umuntu kubera kamaze kumenyerana n'umurimo w'Imana. Mundebe hano mbaho urugero rutoya. Merutse mu bihe byatambutse nagiye kubwiriza ahantu yari korari ifite ronshi ikomeye bagomba gukorera kuri stade. Ngezeyo Imana irambwira ngo hari umuntu w'inshuti yawe uririmba muri korari. Ari kureba umupira ajya kumureba kandi uve mu rugo rwo mujyanye mu musengesho. Aya n'amasengesho yo gutegura ronshi. Mbabwira ukuntu turwara. Mageze nsanga rero areba umupira arangije ajya kuzana eswime ayishyira mu mugongo. Arambwira ati mwene dandarembye. Ndeba imbaraga zimurebesha umupira. Buriya kureba umupira biravuna. Ubureba ucenga nugira gutya. Mbona zatuma dusengana.
umwuka yarambwira ngo ntumusige, akambwira ati genda perezida arimo araguhamagara ngo genda. Ndamubwira ntabwo ngenda ngusize. Ajya mu cyumba none hazatitira arembye, manyanga araremba arembye. Ndamubwira nti ndaguterura ariko tujye gusenga. Ntabwo ndaransengera ronshi, nge nagomba muri korari yayo. Wowe wiryamiye hanga uri kureba umupira ngo urarwaye, tugende. Tubaragenda. Tuhageze perezida atamubwira ngo nayobore gahunda. Iyo scenario sinzayibagirwa. Arayiyoboye irashyuha. Turaryohewe. Murabizi ko hari abarokore bagera bakabwizanya ukuri. Ndabwiriza tugize ibihe byiza. Dusotse aranyongorera. Ati ntabwo nari ndwaye. Nari ntegereje umupira wa saa 3. Cyo bita kumenyerana n'umurimo w'Imana. Umuntu agatangira gukora mutwaha. Gasanga umuntu afite umuntu yanga, afite amatiku yashize ku ruhande, nge uri asimwiyumvamo, ntabwo mureba. Nibyo byakuzanye. Imana ituvugururire mu murimo w'Imana. Muranyumvise? Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Abarokore baranyumvise? Haleluya. Dukeneye ko uyu munsi wa mbere Imana ikora ivugurura, ariko tuwurimo. Nitwirukane. Kandi niyohereze inzara, niyohereze kanseri. Ndimo nabasengera kandi. Imana niyohereze kanseri kugira ngo tuvugurure, ahubwo twebwe turizana. Murumva ntabasengeye? Twebwe turagira gute? Nituma umugabo wawe agucika ngo agukubite ishyi ngo umenye yuko Imana yarakaye. Ahubwo ubwira Imana ngo ndizanye. Haleluya. Ngiki kintu cya mbere gituma abantu bapfira mu murimo w'Imana. Icya kabiri mu ndebe hano nsoza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nukukomerekeramo umuntu yarangiza akawuhunga. Gukomereka biterwa n'iki? Ni impamvu eshatu zihuse. Ya mbere nukwikundisha ku bantu bakakwima urukundo. Noneho rero munsi y'ubutayu bwa Sara byahumiye mu mirari. Urumva ntiyakunzwe na tante we, ageze no muri korari arikundishije. Kubera ko nubwo tugenda turi abana b'Imana, tubaho muri classes, tubaho mu byiciro. Abakire barabana, abakene nyagucarire epfiriye. Ibyo kuvuga ngo ntiwantumiye ngo umpe gato, aragutumiramo ibiki, uzamutumira ryari? Ndabona amatiku, ndabona. Mu ndebe hano tuganire. Ibyo kuvuga ngo ntabwo yantumiye, ngo ntiyandebye, arakurebamo ibiki? Wese musangira iki? Ntabwo mwaje hano ngo babahekeya. Mwaje hano ngo mukore ibyo mugomba gukora. Ndabona mu nyanza. Ubu hari abantu bakumbuye keya, ntayo uzabona. Uzabona intambara n'ibigeragezo mu murimo w'Imana. Nugira umuntu umwe akagukunda, jya umufata neza kuko abandi ntabwo bababonye. Mwari muzi ko no muri korari yaba mu muntu urwara, agakira akaza ku rusengero. Yagera ku rusengero akabura n'umuntu umubaza ngo ari waragiye. Kuko niyo utanga ibitekerezo muri korari biragaragara, mubizi mu batoranijwe. Umuntu wese ufite ibibazo ukennye iyo atanga ibitekerezo, arabanza akavuga ati duteranye 500, ndumva tuyateranyije abaririmbyi 40 bya bihumbi bingahe. Ariko ukize ntavuga amagambo menshi, agira atya, mikrofone nzazizana n'imodoka ibatwara nzayizana. Ubwo igitekerezo yakigagipfiriyemo. Hari gerero umuntu akomerekera mu murimo w'Imana, akawutera umugongo akawuhunga. Satani akabonye umwanya wo kumuhonda. Muranyumva? Nikomeze kurutare nawahandi numusenyi, nawahandi hose numusenyi. Noneho byagera mu ngorero zo muri Afrika, ushatse umugabo wamwise be, wamwishe shu, uwagiye muhamagara uyu ni papa wanjye, no muri telefone byandikamo utarabana. Ugeze mu rugo akwimye urukundo wari ukeneye, ukagina yakabuti basi wambwiye ngo I love you, akabwira ati jewe nta izo za I love you ntizabaga iwacu urapfa. Ugera handi mu nzira ukabona abandi bari kubibwirana ugapfa, byarangiza bikakwangiza mu murimo w'Imana, umuntu agakomereka, akabakomeretse. Ugeze mu murimo w'Imana, kera ntiwagiraga intambara, none abantu batangiye kukwangira ubusa, batangiye kukureba nabi, ubabwira ibintu ntibabyumva, baragupinga, ntibakwemera. Kandi ndabibutsa ko mu migi, mu buzima bw'imigi, u Rwanda rwose ruri kujya mu mujyi, habamo ihame. Kugira ngo bakwemera abantu, bagomba kubanza bakareba uriwe. Bwira mwene so ngo ntaho bizajya, uvuge ngo uriya mukozi w'Imana tubwije ukuri, ndabona mundeba nabi, kanibwiriramo. Niko bigenda. Hari gerero umuntu akomereka, mbivuyemo ndagiye, uhimye nde, Satani akubonye urwaho aragukubita gukocore. Iki kintu cya mbere gikomeretse. Icya kabiri, Yesu ashimwe.
ni ukubaho mu murimo w'Imana ntacyo umaze. Ntago munyumvise. Hari igihe umuntu abaho mu murimo w'Imana ntacyo amaze, ameze nk'inyana ifungiranywe mu kiraro. Mudaha amafaranga y'umusanzu agatangira kwihumisha bakagira ngo ari gusenga, ntari gukwepa perezida. Nangwa n'abakristo biberaho mu cyiciro badasabwa amafaranga nko mu baririmbyi. Maririmbyi ukuntu abantu barashize, abwira atari ku muntu w'umugabo aza muri korari atabitekerejeho. Nayo mpamvu muri kino kinyejana turimo hari amakorari bagomba kukwakira barebye CV yawe, ahembwa ngahe, yiza ngahe, bimeze bitijya kuvuga ngo ufite umwuka mwinshi, baravuga ati nidukenera umunyamwuka tuzamuhamagaza mu mufuka. Iyo rero umuntu asa naho yagakwiye kugira icyo amara ariko akabona ntacyo amaze, biramwica. Byagera ku bagabo rero bigasya bitanditse, ariko reka mbabwire ijambo rikomeye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Yesu ajya avugurura abantu bari mu murimo ngo bongere guhagarara ku rufatiro mu murimo w'Imana, bawukore neza, itabaza ryabo ryaka, imbaraga z'Imana n'amavuta biri muri bo, muvuge ngo ajya bikora. Ndafashijwe. Yesaya 6 yarafite ikibazo cyo kuvuga cyamumeneraga amavuta, ariko mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, ndashimira Imana ko ifite ibintu yakoresha ikakuvugurura. Muzi ukuntu marayika yabigenje, yaravugaga Yesaya akavuga amagambo menshi akavugagura kandi atuye hagati y'abayafite, kugira ngo mu ijuru bikemure. Bazanye ikara ryo mu ijuru, babwiye marayika bati genda ufata ipense, fata ipense. Aragenda afata ipense ajya ahantu ku ifuru yo mu ijuru. Namwe mumva amagambo ya Yesaya, cyari icyaha cyamumeneraga amavuta. Urumva yagomba kuvugururirwa mu murimo w'Imana, hari umusaruro atatangaga. Afata ipense ayikoza ku ikara ryo mu ijuru, ararizana, arashiriza, baramushiriza, baramubaza baturiyumva ute? Ati ndumva mbabariwe. Nibwo umwami Imana ari we Yesu Kristo yamubajije ngo ninde natuma kangenera? Yavuze ati ninki. Mbere yabaye nk'uwabihunze, ariko amaze kuvugururirwa mu murimo w'Imana. Haleluya. Amaze kwakira ubuzima bwo mu ijuru, amaze kuvugururirwa mu murimo w'Imana, baravuga ngo ninde natuma? Aravuga ngo ni njyewe, bari njyewe utuma. Yahanuye Yesu amuhera mu mano amugeza mu mutwe, nyuma yuko avugururiwe mu murimo w'Imana. Imana ibampera umugisha. Ndagira ngo dusenge dusoreje aho byadufasha. Singerageje singerageje, Imana impa umugisha ko nshobora kuvuga amasaha 6 ntagerageje. Ndagira ngo dusenge, kandi tugiye gusenga, tugiye kubwira Imana ibintu bikomeye. Ugiye kuyibwira ngo ndarwaye ariko ndashaka kuvugururirwa mu murimo. Ntutume inzara, kuko Imana yanganirije urwo ruhande. Yambwiye ngo abantu bazumva ijambo ry'Imana bakarirenza ingoyi, mfite ibindi bintu nzohereza bibavugurure. Yambwiye inzara izanamo n'akandi kantu dutinya muri siyanse kitwa kanseri. Irambwira ngo nzohereza utuntu mu bana. Imana irambwira ngo ntabwo umuntu yananira kumuvugurura kugira ngo ambyarire umusaruro wifuza. Imana yampishuriye abantu benshi baragiye bahombera Imana, bari muri Kristo Yesu bagahomba, bakajya mu matiku, makimbirane, mu mahane, gushwana, guhangana, ibikomere bakawuvamo. Ugasanga umuntu afata umurimo w'Imana nka adresse ariko ntawufata nk'ubuzima bw'abamo. Ariko ndagira ngo dusengane Imana. Ninde muntu twasengana Imana ugize icyifuza akavuga ndashaka kuvugururirwa mu murimo w'Imana? Urambure cyane, urambure cyane. Ushaka kuvugururirwa mu murimo, udategereje kanseri, udategereje inzara, udategereje ko Imana ibanza kumuniga ariko bene da, udategereje ko Imana ibanza kohereza amabuye hafi y'urugo rwiwe, ahubwo uvuga ngo Mana ndumva nshaka kwizana ngo mvugururire mu murimo w'Imana. Urambure ikiganza cyawe dusengane. Kandi ndahita nsenga, ubwo nihatagira uzamura ndabwira umwami Yesu ngo nabibabwiye, ubwo nyine ntawe. Nyamara wagakwiye kuzamura. Imyaka umaze uririmba, urarwaye, urarembye, dutangiye igiterane urembye, uzagisoza urembye kurushaho. Niba rero wumva wavugururwa mu murimo w'Imana, nge navuze mu murimo w'Imana, sinigeze mvuga ngo wihane kubera ko yakoze ibyaha, ubigenza gutya tuzabivuga, tuzavuga ibindi bintu ejo. Birashoboka ko ukeneye kuvugururwa mu murimo, ukavuga uti narawutaye, naragiye, nubwo nkubamo ariko na adresse mu mutwe nabivuyemo, narakomeretse, namaze kuwuta, ntabwo mbirimo, ariko ndashaka kuvugururirwa mu murimo w'Imana. Urambura ikiganza cyawe, unahaguruke kugira ngo dusenge. Nasoje kugira ngo nsenge.
ndashaka dusengana Imana. Wowe ubibwira umwami Yesu, mwiganirire, muganirize n'umupapa mwiza n'umubyeyi mwiza. Nawe wicaye uhaguruke, kandi aya magambo naye abakristo ntabwo ari umuntu utaramenya Yesu, naye abantu basanzwe ari abakozi bakorera Imana. Uhaguruke dusengana Imana, uyibwire ngo nkeneye kuvugururirwa mu murimo w'Imana. Musho wanyegereye ugasengera abantu b'Imana, ugasubiza n'umwanya umuyobozi wa gahunda kugira ngo ntaza kwica igihe. Kera najyaga ngira amahirwe yo kumva Mwuka Wera nganiriza. Ubu nari nicaye hariya mpita numva Mwuka aranyongoreye, atari kubwo nubwo uri umushumba we ntukeneye kongera kuvugurwa mu murimo w'Imana. Hari igihe iri jambo mwaryita ijambo ry'abantu bakeneye wenda kwihana, bakoze ibyaha bikomeye, usibye ko nabo baba barimo. Ariko hari n'igihe kigeraho umuntu agafatwa n'intege nkeya kandi ari mu murimo w'Imana, agafatwa n'amaganya, agafatwa n'ubwiye, agakora, agatangira kwatakwa na bya bindi batubwiye byo kubeshyira mu murimo, byo kuwukora uko yishakiye, ntatanga umusaruro, ntanezeza Imana. Imana ikabona ameze nk'aho urimo gukorera kuri zero. Imana iturinde gukorera kuri zero mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge Imana, umuntu wese wumva akeneye izindi mbaraga nshya, kuvugururirwa muri uyu murimo, agahabwa yandi mavuta. N'uyu murimo dukora Satani arawurwanya, urimo ibitero by'abadayimoni, urimo imitego myinshi cyane, ariko Imana nituvugurura izaduha n'ibyangombwa byo kuwukora, n'ibyangombwa by'urugendo, ku buryo tutazananirwa. Imana ishimwe cyane. Muhaguruke rero dusenge, ni icyifuzo cy'abarokore, hanyuma dusaba Imana yongere duhe imbaraga muri uyu murimo, ituvugurure. Kandi uwawugiriyemo intege nkeya, uwakomerekeyemo, Imana imwomore. Uwacogoye mu mutima, Imana imusubizemo imbaraga. Uwaguye akawukoreramo ibyaha, Imana imubabarire, yature. Kandi uvuga uti Imana ndagarutse, ntabwo nzongera gusubira inyuma ukundi. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane. Aya ni amagambo akomeye cyane wabwiye abantu bawe, urababwira ngo umuntu nankorera ankurikire, kuko aho niho umugaragu wanjye zaba. Hano umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. Washakaga kubwira abagukorera ko bakwiye kugukurikira, bakagukorera bakuzi, bakagukorera bagutinya, bakagukorera baguhindira imishyitsi, bakagukorera bakubaha, bakagukorera bagukiranukira, bakagukorera Mwami ari intama wishimiye. Bizina rya Yesu ndasabira uyu muntu wese ugize icyifuzo cyo guhemburwa, ugize icyifuzo cyo kuvugururwa, ahari yagize intege nkeya, ahari yaracogoye mu mutima, ahari yakomerekeye muri uyu murimo, ahari umwanzi yamutegeyemo imitego, ayiwe akora ibyangwa n'amaso y'Imana, ahari Mwami ntabwo wamwishimiraga. Yari afite iminwa ihumanye yanduye, yari atuye hagati y'abanyaminwa yanduye. Mwami Nyagasani, ndasenze kugira ngo iki giterane ucyezerezemo abakozi bawe, ugihemburiremo abakozi bawe. Haleluya, haleluya, ukivugururiremo abakozi bawe. Tendo sasime, wongera udutunga inkoni, wongera utwuzuza Umwuka Wera, wongera uduhagurutse bundi bushya, wongera udushyire igitinyiro cy'Imana. Haleluya, n'igikundiro cy'Uwiteka. Badayimoni badutinye, imyuka mibi dutinye, izina rya Yesu dukorera Imana yacu itwishimira, tuyikurikiye ku manywa na nijoro. Nibyo bizatuma uduha icyubahiro turi muri ubu buzima, ndetse niturangiza n'umurimo. Haleluya, uzaduha icyubahiro kirenzeho cyo kubana nawe iteka ryose. Ndagushimiye Mwami, ukanguye imitima, uvuguriye ubugingo. Tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwato, tukuvugiriza impundu. Haleluya, 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 haleluya. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yewe ndashaka guhamagara n'umuntu waje muri iki giterane. Aya magambo banze kutwigisha arareba abakozi, ari abantu bumvishijwe ry'Imana.